yantanze mu rugo. Icyo gihe yarankubise mba ndihebye. Rero imagine gutekereza igitanda bararagamo kuba kigiye kuramo undi mugore, intebe wicaragamo, buri kintu cyose cyari cyawe cyahawe undi. Urumva ko aho hantu hari hakomeye mu by'ukuri. Hari ahantu ugera ukabona ibintu biraza, ukabona imbaraga zawe ziraza. Wibuke nari mfite imyaka 17, urumva nari maze kugira icyo gihe 19, imyaka 19 afite abana 2. Bugande narakubiswe nabwo ndakubitwa nibwo noneho navuye mfata icyemezo. Amazina yanjye nitwa Uwase Jacqueline, ndi umumama mfite abana 4, ntuye Kagugu. Sinavuga ngo ndubatse cyangwa se nubatse kuko sindabona divorce, ariko narasezeranye mu mategeko imbere y'Imana. Urumva ko imbere y'Imana n'abantu ndi umugore ufite umugabo ariko ntabwo tubana mu nzu. Ufite imyaka ingahe niba atari ibanga? Imyaka yanjye ni imyaka 31. Mvuka mu Burasirazuba, ariko nakuriye i Kigali. Navukiye ahantu bita Gahini, mu rugo bari batuye i Kigali. Muzehe yabaga i Kigali, mama aba mu cyaro, baza kunzana muri urwo rwego nkurira i Kigali. Naje i Kigali mfite imyaka 2, urumva ko ndi umunyamujyi. Hanyuma mu byo nagiye numva cyangwa se mu byangezeho, wabyaye umwana wa mbere ufite imyaka 17. Yego. Nakubuje cyane kumenya amateka y'ibyo byose, byagenze gute, ese byahereye imvura n'imvanga? Murakoze cyane. Nibyo koko nabyaye mfite iyo myaka, nabyaye nkiri mutoya. Ariko ndumva nifuza ko mbere yuko navuga ubuhamya bwanjye nabanza gusenga Imana. Murakoze cyane. Mana, ndagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye imbabazi zawe. Waturinze Mana, wagize neza. Ndi hano rero Mana kugira ngo mvuge umuhamya bwanjye bukomeze benshi. Ababaye basubizwemo imbaraga, abashavuye basubizwemo imbaraga, kandi Mwami Imana ndi hano mvuga kugira neza kwawe. Ndagushimiye ko wandinze imyaka yose yatambutse, warakoze wambereye Imana. Ndi hano no kugira ngo mvuge imirimo n'ibitangaza ukora mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Navuga ko story y'ubuzima bwanjye aho yatangiriye, namenyanye n'umusore, turamenyana, nari nkiri mutoya. Tumaze kumenyana, nyuma tuza gusangira. Nyuma yo gusangira habaho kumusura, ariko ntabwo navuga ko nari namusuye nabiteguye. Twasangiye turi 2, ngewe na mugenzi we. Icyo gihe mugenzi we twari tuziranye, hanyuma tuza kwicara ahantu turasangira. Icyo gihe nari nyiri umwana. Navuga yuko no kunywa inzoga ntabwo nari nzi ibyo kunywa inzoga, ariko iryo joro cyangwa se uwo munsi nanyweye inzoga. Habaho guhindura aho kwicara n'aho kuganirira, niko nabivuga. Icyo gihe ndagenda twimura aho twari twahuriye, twasohokeye, niko nabivuga. Turagenda turasangira. So tujya ahantu rero bita Murambi, hari ahantu ku rukuntu. Noneho mu kugira ngo dutahe, tujye gutaha, imvura iragwa. Imvura iguye, biba ngombwa ko mugenzi we ajya kuzana taxi voiture kugira ngo tubashe gutaha. Icyo gihe nuko rero agiye aratinda, aherayo. Noneho uwo twari kumwe arambwira ati se ko mu rugo nta kibazo mbana na bashiki banjye,
waje ukaza ukarara mu rugo. Urumva bwari bwije cyane, aribwo bwa mbere mu mateka y'ubuzima bwanjye naba ngiye gutaha mu rugo bwije cyane, ko nari nkiri mutoya ndi umwana urerwa n'ababyeyi. Nanjye numva ko urugo rurimo abakobwa nagenda nkaryama nta kibazo. Mu by'ukuri narahageze, abakobwa ntabwo nabahasanze, ariko biragaragara ko icyo gihe byaragaragaraga ko bahabaga, kuko narahageze masanga imyenda nyine y'abakobwa, amarobidoni, mpita mbibona ko koko ashobora kuba abana na bashiki be. Nuko ubwo birangiye bampa icumbi ndaryama. Urumva ibyo ari byo byose nawe waraye mu nzu y'umusore, gikurikiraho nyine nuko muri uko kuharara byabaye nyine ni ibyo ngibyo. Nibaza ko abantu bari kumva iki kiganiro bari kubyumva ibyakurikiyeho mu gihe waba wasuye umusore, uraye mu nzu y'umusore, byanga byakunda. Nibaza yuko igikorwa cyumvikana. Rero mu magambo make umunsi, urumva umusore ntabwo twari tuziranye cyane, nta nubwo twari twarakundanye, twari tuziranye nta nubwo twari tumaze n'amezi 2 tuziranye, ubanza n'ukwezi nta kwari kurimo. Ndangije rero nyuma yaho ndataha njya mu rugo. Muri icyo gitondo njya mu rugo, ngeze mu rugo barambaza waraye he, by'abana nyine ndabeshya ko ntabwo nari kuvugisha ukuri kw'ahantu naraye. Maze kubeshya mama arabyakira ko nyine bwo ariko kuri, ariko njye nari mbizi n'umutima wanjye ko nabeshyaga. Nuko muri icyo cyumweru ntangiye kumva ntameze neza. Maze kumva ntameze neza nibwo nagiye kwa muganga, ntekereza ko naba ndwaye malariya, ko muri iyo minsi nagize imbeho, ndashishira, amererwa nabi, ndaremba. None nyuma nza kujya kwa muganga, nibwo rero muganga yambwiye ati ariko nkurikije ukuntu numva uri kumbwira umeze, usa nkaho waba warasamye, ati reka ngufatire ama examen turebe. Rero nibwo naje gutanga ikizami, baransuzuma basanga ndatwite. Sanze ntwite, mu by'ukuri icyo kintu kucyakira cyari ikintu kitanyoroheye, kuko nari mfite imyaka mike kandi nabaga mu rugo. Byari ubuzima burebure, byari ibintu bigoye kubyumvisha. Ndataha ngeze mu rugo ndabiceceka ndabihisha, ndaceceka pe, nanga kuvugisha ukuri ku makuru menye mfite ku buzima bwanjye, ndaceceka. Maze guceceka ndabyibuka inda ndayibana, mbaho n'inda. Nza kujya muri famiye ku mumama w'umutante wanjye, yari umumama w'umukire ufite ubushobozi wifashije. Noneho nza kujyayo kuko muri icyo gihe nari nigiraga ibintu bita gukomezwa. Njyayo rero kugira ngo nganire na marene wanjye nyine mu bijyanye n'uwo muhango wo kuzakomezwa icyo gihe. Ndangije rero mu by'ukuri ndagenda njyayo, umumama aranyakira. Amaze kunyakira ndangije nyine mba umwana mu rugo, ko babonaga ko nje kubasura, nta kindi kingenza, nta kindi kibi. Noneho uko bajyaga bajya ku kazi basiga udufaranga, bampa amafaranga nyine yo guhaha, ko muri iyo minsi nyine narageze nkajya mbafasha akazi ko mu rugo, kuba ko bari bafite umukozi, ariko nkareberera abana, nkaba mpari nyine nk'umwana wo muri famiye, kwa kundi umwana wo muri famiye aba yarasuye nyine famiye yiwe. Nuko rero ko bampaye nyine amafaranga yo guhaha, cyangwa se bari abantu b'abakire nyine, bampa amafaranga yo kugura utuntu dutandukanye tw'abana, ibintu nk'ibyo nyine nkabikaho nk'amafaranga make make. Ko rero amaze kumenya ko nwite, ndabyibuka nagiye ahantu bita Nyacyonga mu isoko, ntangira kugura nyine utwenda dukeya tw'umwana, kandi nari umwana, ubwo bwenge ntabwo nari nzi, ariko umutima wanjye nyimara kumenya ko nwite, kubera ko hari icyo ntavuze ndimo mbibwira, ndi ikinege mu rugo, abandi tuvugana bose barapfuye mu ntambara. Yego, noneho mu mutima wanjye naravuze ati ndamutse nkoze icyaha cyo gukuramo inonda, wenda ndi ikinege n'igihe ntazabona n'undi mwana, naba nkoze ikosa rikomeye. Umutima wanjye rero unganiriza ko nazabyara, ariko mu rugo icyo gihe nta bushobozi bari bafite buhagije. Umva nibazaga nzabyara gute, muzehe yari yarahagaze ku kazi, mama wanjye atagikora,
nyine byose mu rugo ari ibibazo, ariko nyine mva ko nta kundi nyine ubwo ariko Imana yabipanze. Rero ndagenda ngura utwenda tw'umwana, maze kutugura nyine nkagenza nkaduhisha nyine. Muri iyo minsi nyine ndabasezera mbabwira ko nshaka gutaha, njya mu rugo nwite, ndabiceceka. Mu rugo bamenye ko nwite inda igize amezi 5. Noneho abashuti banjye ba hafi bamaze kumenya ko nwite, baba mama, hari abamama twari duturanye bandutaga, babashije nyine kunganirizaho gake, twari abantu baganira, nza kubabwira yuko nyine ntwite. Maze kubabwira ko ntwite barambwira ngo inda nayikuramo. Hano umumama umwe arananjyana Sonatube anyereka umuganga, arambwira ati wayikuramo. Nanjye koko nkajya numva uruhande rumwe nabyumva, ariko urundi nkumva ntabwo ari ngombwa. Hari n'ukuntu wemera kumva umushuti wawe kugira ngo umushimishe. Nkagenda nyine tukagenda, akanyeka ko nkumva mu mutima wanjye ntabwo inda nzayikuramo. Rero naje kugira amahirwe muri urwo rugendo. Muri iyo minsi nyine mfata igihe cyo kubwira mu rugo ko ntwite. Ndambwira mama ndatwite. Mama arumirwa, aratangara nyine nk'umubyeyi. Ariko mama we nyine nk'umubyeyi yarumiwe, ariko nibura ubona ko abashije kunyakira. Ansaba ko twabiganiriza muzehe nkabimubwira. Nawe turabimubwira nyine ko ntwite. Tumaze kubimubwira, muzehe nyine nk'umugabo mu rugo urabyumva, ubuzima ntiyabyakira. Kubera iki mbere y'umukobwa mubi, mbere ikirara n'iki baratongana. Ariko nyine iyo umwana ari ikigoryi cyangwa yabaye ikigoryi mu muryango, ntabwo umutana umujugunya, nyine uramwakira. Mu rugo icyo gihe nyine baranyakiriye. Bamaze kunyakira ndatwita. Ariko ngarutse inyuma gatoya, urumva ko wa musore ntabwo twari tuziranye cyane. Namaze gusama binshanze njya kureba mugenzi we, ndamubwira wamaye nimero ya wa mushuti wawe. Arayimpa, ndagenda turabonana, ndamubwira ndatwite. Arangije arambwira njyewe nta nda naguteye. Rimwe ritagira irya kabiri uje kumbwira ko naguteye inda. Ndamubwira sawa, ntacyo, nimba wenda kubyakira utabyakiriye nta kindi kintu nakora, ngomba kubyakira nkajya mu rugo nta kibazo. Icyo gihe mfata nimero ye nyine nkajya ngerageza nyine kumuhamagara, nkajya ngerageza kubimubwira n'iki, ariko ubona nyine we ntabwo ari kubyumva. Ntabwo namurenganya ku kintu icyo gihe yaba yarakoze, yari yo mahitamo ye cyangwa igitekerezo cye. Nawe icyo gihe yarambwiye ngo inda tuyikuremo. Njya kumureba, ndabyuka twahuriye Kicukiro centre, ama amafaranga make atari menshi, ariko yamaye amafaranga asa nkaho naje kugura ibintu byose by'umwana, kuko nabonaga ubuzima ngiye kuzabyariramo. Iyo nabashaka kubona amafaranga make nahitaga ngura umwenda w'umwana. Byashimira Imana ko yanyigishije ubwenge muri icyo gihe, kuba utagira umuvukanyi, utagira musaza wawe, utagira mubyara wawe mu nzu, utagira nta muntu, ukagira ubwenge nk'ubwo ngubwo bwo kuba wabasha kumva wabyara. Ndahamanya neza ko n'umutima wanjye ari Imana yakoreraga muri njye icyo gihe. Rero mu by'ukuri cyaje gukurikiraho, naje kumuhamagara nyuma yaho. Ibintu naguze mu mafaranga yampaye ndanabyibuka. Ndasiga nkaho narangije kugura, naragiye ngura porte bebe, ngura n'igikapu, hari ibikapu byasaga n'udushuka kera, ngura umutaka, ngura ibintu bibarika kabisa. Muri ayo mafaranga yari amaye, byasaga nkaho ari ibya nyuma nari nkeneye. Ndabyibuka inda yaramfashe mu gitondo, kurumva nari umwana ntabwo nzi ibyo ari byo. Papa na mama bari baryamye barimo bumva runana. Noneho numvise ko inda imfashe, ndagenda ntabwo nari nzi ko imfashe. Ari umumama twari duturanye twaga mama Glace, naragenda mubwira mama Glace gutya nabivuze like, kuko mu bya cyana muganiriza nabivuze bya cyana. Naragenda mubwira ati mama Glace uko nasobye ku buriri, kumbe ubwo babyita isuha, ni isuha y'umubyeyi ba yamenetse. Ndabyibuka nahamagaye no mu kadogo twari dufite mu rugo w'umukozi w'umuhungu, ndamubwira noneho ibintu bimbayeho muraza konseka mu pepe, ngwino neruze kwanika matera. Araseka ati
ubu se koko umuntu ugana nawe yanyara ku buriri n'iki, ariko numva ntabwo nari nzi ibyo ari byo. Umumama rero ahita ambwira ati uzi ko urikunda, atugiye kubyara umwana ari hafi. Ndagenda rero njya ku rugi, mama yari akiryamye, mbwira mama wanjye, ndambwira mama ngiye kwa muganga rero ndumva ntameze neza. Ati se turumva hari ikintu wumva? Ndambwira nta kintu ndi kumva. Nyine ngiye nahise ngenda mfata utwenda vuba vuba mpita nurira moto, njya kubyara nateze moto. Nabyariye kuri centre de santé ya Kicukiro hafi ya Saint Joseph. Ndagenda ngeze kwa muganga, mvuye kuri moto biranga. Umumotari arambwira ati se urikunda? Ati ko umenya ko urikunda ntari kugutwara. Ariko nanjye ntabwo nzi ibyo ari byo mu by'ukuri. Ndagenda rero nijyanye kwa muganga, nta muntu turi kumwe, nurira moto. Ngeze kwa muganga, abaganga barandebera uko bareba n'iby'abana n'ibiki byose, bahita bambwira ko uri muri gatatu, mu kandi kanya uri muri gatandatu, uri muri kangahe, mu kandi kanya, gutyo nyine uko umwe bisa bigenda bizamuka. Ariko nyiri aho ngaho mama wanjye yahisaza, yamaze nk'iminota nka 30 ahitaza. Ahari yaratekereje ati umwana yaba agiye kubyara nkasigara ndyamye, simbizi ahari niko yabitekereje. Mama amaze kuhagera rero, amaze nka 10 minutes nahise mbyara umwana w'umuhungu. Maze kubyara mpamagara wa mugabo, ndamubwira nabyaye. Arambwira ati nimwonkwe. Uwo munsi bari bagize n'ibyago bapfushije, ariko arambwira ati nanjye nagize ibyago gusa nzakugeraho. Haciye rero abanyuma baradusezereye turataha. Aho hantu ndashima Imana ko yahankuye amahoro. Kubyara ndi umwana ntabwo byari byoroshye, byari urugendo rurerure. Ndangije rero ndataha, ngeze mu rugo maze icyumweru. Umwana nyine amaze iminsi 7, mpamagara papa we ndamubwira se ko umwana nyine yavutse ntago wamuha izina? Arambwira ati uzamwita amazina ya naya. Arayambwira, umwana ndamwita. Haciyemo nk'ukwezi cyangwa se ukwezi n'igice, haciyemo amezi 2, arampamagara ambwira ko yifuza kureba umwana. Ndagenda duhurira i Nyanza ya Kicukiro, areba umwana wanjye, aramubonabona, ni barasa, abona nuwe, ni fotokopi ya papa we nyine. Umuntu bari kumwe ndamwibuka, yaranapfuye ntakiriho. Arambwira ati umwana murasa pe n'uwawe, ko umwana asa na papa we pe. Umugabo amubonye aramwishimira, ambwira ati wana mwana ni wanjye, ati warakoze kubyara, umbabarire cyangwa sinari nakwizeye, ibintu nk'ibyo. Ndangije rero muri iyo minsi ansaba ko noneho yazaza mu rugo. Ati nanjye ndashaka kuza iwanyu bakambona, bakamenya ko ari njyewe twabyaranye. Ndamureka araza mu rugo, baramubona, azana n'abashuti be. Icyo gihe baraza rwose barigaragaza mu rugo, bamera nk'abadutuye. Baraza bamaze kugera mu rugo turabakira, biba byiza. Yari umuntu ufite amafaranga kweli, kandi ababyeyi bakunda umuntu ufite amafaranga. Bakimara kumubona baramwishimiye, babona ko babonye umukwe, babona ko ubuzima bubaye bwiza. Kuko muri iyo minsi nyine urumva twese duca amatana by'abantu babyaranye, dutangira gukururana, tukagendana, tugasangira, tugahura kenshi, tugasangira kenshi, kubera nyine ku kuntu umwana arimo araduhuza. Navuga ko uwo mwana nawe watumye tukundanaho, kuko urumva nitwe twagize dukundana. Mu by'ukuri ntiyigeze ansaba ngo wenda dukundane, nta rukundo yigeze ansaba. Umwana twabyaye ntabwo twamubyaye twarakundanye. Noneho ndangije rero azanana n'abashuti be mu rugo iwacu, turabakira. Muri iyo nyine barataha. Noneho muri iyo minsi tutanya kururana bimwe by'abantu babyaranye. Nawe aza kunsaba, arambwira se Jackie, ko wanyeretse iwanyu, nanjye niko numva nifuza kwereka ababyeyi banjye umwana wanjye. Nibwo rero nagiye, tujya iwabo, turagenda. Tugezeyo ababyeyi barambona, barankunda, babona ntacyo mbaye, babona umwana, babona n'uwabo, baramwishimira pe. Imana nabibaho umugisha. N'ubu ntago bakiriho, ariko ababyeyi bo barapfuye ntago bakiriho, ariko icyo gihe urumva bari bakiriho. Nansabye umugisha abantu batagihari, ariko mu by'ukuri muri icyo gihe bakoze imirimo myiza yo kunyemera bakemera n'umwana. Muri iyo minsi urumva twagiye, tugiye ndabyita ko twagiye kwa data bukwe. Maze ngezeyo
baradusasira baraturaranya nk'urumva bari batwakiriye nk'umugore n'umugabo baturaranyije byabaye nyine byakurikiye murabyumva nanjye nahise ntwara tena ubwo nabwo mu kuhava nageze mu rugo hacimo nk'ibyumweru nka 2 nanone numva ntabwo meze neza ngiye kwa muganga nsanga ndatwite numva ndumiwe ndavuga mana umuntu twahuye rimwe antera inda turongeye duhuye bwa kabiri antera inda kandi uyu muntu ntabwo twakundanye urumva yarakiri n'umusore ufite amafaranga ufite ubuzima bwiza yari afite inzu afite imodoka afite akazi nta kibazo afite ndangije nigira inama mu mutima wanjye iyo uri ikinege muri wowe umeze nk'imfubyi nanahumuriza abantu bose b'imfubyi cyangwa se umuntu wese wisanga atera akikiza wibona iteka yibona mu kibazo akikemurira akakiganiriza akifatira umwanzuro ndabahumurije abo bantu rwose nanabahumuriza rwose icyo kintu Imana ijya ibana n'abantu babayeho muri ubwo buzima kuko ni ubuzima bugoye iyo umuntu atarabucamo ntabwo aba abwumva ariko iyo umaze kubucamo urabwumva rero mu by'ukuri icyo gihe nageze mu rugo mbitekerezaho n'umutima wanjye nta muntu n'umwe ngishije inama nigira inama mu mutima ndavuga sasa uyu mutipe bwa mbere namubwiye ko yaneye inda arayihakana kandi sindi bubyarire kabiri mu rugo kandi ninongera kumubwira ko nwite ntabwo nzi uko ari bubyakire sasa rero niga imitwe yo kujya musura nkagenda nkamara icyumweru nkagenda nkamara ibyumweru 2 nkabona biremeye nkagenda nkamara ukwezi nkabona biremeye mpita nihindura umugore ndishingira ku mugaragaro ndishingira kabisa mu rugo baranabimenya barabyakira famille zirabimenya zirabyakira ko nishingiye ko nabonaga nta yindi choice ndavuga nta yandi mahitamo mfite usibye kwishingira kuko ntabwo nagombaga kubana n'umuntu mbimutuyeho ntamuteguje niki gusa narabikoze navuga ko Imana yabimfashijemo narabikoze biremera nabyishatsemo mbyihingamo ewana biremera nanamushimira nawe icyo gihe urumva ntiyanyirukanye ntiyagize ate ariko urumva ntitwari twarakundanye icyo kintu ukibuke ukizirikane ntabwo twari twarakundanye ntangije rero tubana gutyo tubanye rero muri ubwo buzima bwo kubana ari nabwo buzima bwatumye uyu munsi wa none mfata icyemezo cyo kuba navuga nti ngomba kwicara nkaganirira abantu ubuzima bwanjye ariko ngendereye cyane kubumvisha ko nyuma y'ubuzima bubi abantu bacamo haba hari ubundi bwiza ngendereye ko nyuma yo kuba umuntu yarababaye ashobora kwishima ari nayo mpamvu itumye mfata uyu mwanya wo kugira ngo kuko naje kureba ibintu bimbaho mbona mfite kuzabisangiza abandi bagakomera hari igihe umuntu aba mu buzima akumva ko ibintu ari gucamo ari wenyine ariko burya ntabwo umuntu aba ari wenyine nanahumuriza abantu nyine baca muri ubu buzima bwo kuba ari wenyine mu by'ukuri navuga ko aho hantu nahigiye ubwenge bukomeye naragiye mbana nawe biremera ndabikora biremera bicamo niko navuga bimaze gucamo nawe nyine arangira umugore arandeka turabana ariko aho hantu nahahuriye n'ishuri cyangwa se isomo rikomeye ry'ubuzima mu by'ukuri kuko tutari twarakundanye ibyo ubuzima twacanyemo ubwo ari bwo bwose ndabwumva mu by'ukuri twacanye mu buzima bugoye icyo gihe twari dufite ubuzima bwiza dufite amafaranga dufite inzu tudakodesha ntacyo nabuze turya tunywa abana babayeho neza rwose weekend dusohoka nta kibazo ariko mu by'ukuri nta mahoro yo mu mutima ariko mu by'ukuri nta munezero w'icyo gihe navuga wari uhari ndabyibuka icyo gihe byatangiye noneho kwa kundi umugabo atinda mu rugo gutaha namubaza se ko watinze gutaha kambwira ntabwo ndi umwana wawe ntukajya umbaza impamvu natinze gutaha nkabyakira ibyo birarenga kwa kundi abantu bashobora kubana nyine wenda hari akantu badahuzaho batumvikanaho twaba tugize icyo tutumvikanaho akankubita twaba tugize icyo tudahuzaho akankubita biri mu bintu ntabwo nari nzi ko igihe kizagera wenda nkazaganirira abantu inkuru y'urugendo rw'ubuzima bwanjye
ariko bitewe n'ibintu naciyemo inyuma y'ibyo byose byatumye numva ko hari abantu benshi bakwiye kuzaganirizwa iyi nkuru yanjye, bakumva ko mu by'ukuri atari bo bonyine baca mu buzima nk'ubwo ngubwo barimo bacamo, ahubwo hari abandi bantu benshi baca aho hantu. Rero mu by'ukuri nibwo umugabo byadukanye nyine ibintu byo kujya nkubita, narakubiswe. Nimba hari umuntu wakubiswe mu buzima, narakubiswe ku buryo ubu uyu munsi cyo ntekereje ko njyama nkasinzira nta muntu nkubita cyangwa nta kibayeho mu buzima nk'ubwo bwo gukubitwa, numva ari ubuzima bwishimye ku buzima bwanjye. Mu by'ukuri rero umugabo hari ibyo, mu by'ukuri abanyarwanda baciye umugani ngo tujye dukomora utyo dukome n'ingasire. Uko biri kose, kuko nari naragiye gushaka ndi umwana, wasanga hari ibyo ntuzuzaga cyangwa se ntakoraga neza, ariko mu by'ukuri sosiyo ntabwo yabaga iyo gukubitwa. Uko biri kose hari ubwo wasanga nanjye nari mfite defo, kuko nta muntu wera ngo de, ariko mu by'ukuri icyo gihe ahantu ubuzima naciyemo ntabwo bwari bwo gukubitwa kugera kuri urwo rwego, ariko narakubitwaga nzi neza ko n'ahantu nabaye bari babizi, yaba ari abayobozi, yaba ari abaturanyi, buri muntu wese yabaga azi ngo Jack arakubitwa, yaba ari umuryango wanjye narakubitwaga, yaba ari umuryango we ukaba ubizi ngo Jack arakubitwa. Mu by'ukuri rero igihe cyarageze, kubera gukubitwa cyane mu rugo birabarakaza, bageze aho bati rero aho kugira ngo azakwishe inkoni taha uzi. Ariko muri izo nkoni zose, inkoni zambabaje mu buzima zikambera igikomere cy'umutima ni ku mwana wanjye wa kabiri. Icyo gihe yankubise mutwite ku buryo nagiye kumubyara hari biba nk'aho bivuye ku nkoni yankubise. Icyo gihe yarankubise, ndabyibuka, nijyana kwa muganga njyenyine muri iryo joro, ndamubwira nti ntabwo meze neza, araryama nyine aranyihorera. Ariko nyuma ndagaruka, maze kugaruka basanga nta kibazo umwana yagize. Nyuma yaho nyine gato nibwo naje kubyara, ariko muri icyo gihe nyine yankubise mbere yo kubyara. Maze no kubyara ndabyibuka, hari umukobwa wari inshuti yanjye, mama we yarankundaga cyane, bamfata nk'umwana mu rugo. No mama we yari yararwaye, arambwira ati se Jackie, wazazanye umwana ukanyereka umwana? Ndamubwira nta kibazo. Umumama njya kumureba i Kanombe, ngezeyo maze kugera i Kanombe nta nubwo natinzeyo, umumama amwereka umwana, ndagaruka nca mu rugo. Hari umwana wo muri famiye wagombaga kuza mu rugo akarara, ndagenda nyine mucaho. Uyu munsi yenda n'umugabo yarakuze, nawe yashatse umugore, ntakiri umwana, ariko icyo gihe yumva yari akiri umwana. Turatahana, ngeze mu rugo sasa nsanga umugabo yantanze mu rugo. Yarankubise ku buryo izo nkoni byabaye ngombwa ko niyambura nkanazereka papa we umubyara. Icyo gihe yari akiriho. Ndabyuka mama wanjye ntabwo yari ahari, yari agiye mu Mutara, yari agiye ku masambu. Njya kureba papa, ndamubwira umugabo yankubise. Nawe ndiyambura ndamwereka ku matako, mu mugongo, ku mabere, nari nakubiswe ku buryo na papa we atarapfa yarabibonye, arambwira ati ntabwo mbyumva, ibintu ntabwo bishoboka. Amaze rero kunkubita izo nkoni zose zingana gutyo, mu by'ukuri nibwo habayeho gutandukana nawe, niko navuga. Ndagenda njya mu rugo, nahukanaho nk'icyumweru kimwe. Nyuma ndongera mbitekerezaho, mbona ntabwo bikwiriye. Ariko ngarutse inyuma gatoya, mbere twabaga mu nzu yacu, noneho nyuma aza kubona akazi mu mujyi, turimuka tujya gutura ahantu i Gikondo. Izo nkoni rero nazikubitiye aho hantu i Gikondo. Noneho naraye mu rugo nk'iminsi nk'ine, hafi nk'icyumweru. Ndangije icyo cyumweru navuga namaze, ntabwo cyashize, nahise nsubira ku mugabo, njya kureba umugabo. Ko umugabo wanjye nyine numvaga mukunze, numvaga ntashaka kwahukana,
numvaga nyine bitanshimishije, nkumva sishaka kuba iwacu, umuntu aba yanga amagambo. Numvaga nanjye iteka namye mparanira kuba numva nakubaka nk'abandi, nkagira urugo, nkagira umuryango. Numvaga icyo kintu gishimishije umutima wanjye. Icyo gihe ndagenda asubira mu rugo, ndamusanga, ntabwo yigeze aza kunyura. Ndangije turongera turabana nyine nk'umugore n'umugabo. Tumaze kubana nk'umugore n'umugabo, ndabyibuka muri icyo cyumweru ajya mu kazi. Amaze kujya mu kazi, bitekerezaho kubera ukuntu nari nakubiswe. Ahantu twari dutuye hari agasoko, nari nakubiswe ku buryo nasaga nk'umuntu wakubitiwe mu isoko, kuko yarankubise icyo gihe. Abantu barariragaho barabimenya, abantu nyine baho kuri ako gaseta barabimenya. Ndangije mfata icyemezo cyo kwimuka, kuko numvaga nshaka kubaka. Ndimuka, ndagenda nyine njya muri ya nzu. Ndangije ndamuhamagara, ndamubwira sheri, rero narebye mbona n'ubundi kwishyura inzu no gutega byose birangana, kandi dufite inzu yacu. None rero nimutse, niho ndi nutaha nyine usange mu rugo. Nyine mubwira aho twari dufite inzu. Yaratashye nyine arumirwa, ntiyabitekerezaga ahari ko nabikora akurikije uko twari tubanye. Kandi aho hantu, iyo nzu yacu yari ahantu hasa nk'aho ari hirya y'umujyi ho gatoya, ariko asanga nayigiyemo kuko muri njye mu by'ukuri numvaga nshaka kubaka. Nzi neza yuko niyo yazanareba kino kiganiro akanibuka uwo munsi bazi mu buzima bwe ko twigeze gucana mu bihe nk'ibyo, ariko nkafata icyemezo cyo kwimuka nkajya mu nzu yacu kugira ngo abe ariho numva twakubakira. Nawe bizamuha ishusho y'uko koko nashakaga kubaka, nubwo bitakunze ariko narabishakaga. Nkiri aho, kubera ko navutse nyine, nakuze njyenyine ndi ikinege, numvaga nishaka umugabo azambera musaza wanjye, numvaga umugabo wanjye azambera papa, numvaga umugabo wanjye azambera umuvandimwe wanjye wa hafi. Ariko ibyo rimwe na rimwe mu buzima twitega ntabwo ari byo tubona. Ubwo buzima rero twabucanyemo, ndabubana, ndabwakira. Tunageze na hahandi ntago kunkubita yabiretse. Ndabyibuka neza, nzi neza yuko hari abantu bazambona wenda muri iki kiganiro bazibuka iyo story, kuko hari abantu bakoresha YouTube bakurikirana amakuru kandi bashobora kuba bikubwa ubuzima bw'aho hantu nanyuze. Gusa ndagira ngo mvuge aka kantu, uyu munsi ndakomeye. Ibyo bihe rero nabiciyemo byari ibihe bigoye. Nyuma umugabo yanze kubera ko itari ikoze, aza kumbwira ati rero reka ngo amafaranga ujye gucuruza turebe ko twafatanya n'iyi nzu ikazanubakwa n'iki. Ariko we yari afite amafaranga mu by'ukuri, yari afite amafaranga, Imana yari yamuhaye umugisha akiri mutoya. Ndagenda nshingira botike ahantu bita mu Ibambiro, ahantu bita Karembure. Ndangije ndakora nk'umugore ukorera urugo rwe, ndakora. Ndangije ndabyibuka umunsi umwe ndamubwira nti sheri, urumva nari nkifite umubebe mutoya kandi nari mfite umukozi w'umuhungu. Umwana wanjye mukuru kuko nahise nsama nkiri mutoya, mama yageze aharamunyaka kugira ngo amunderere. Aravuga sasa ntabwo uyu mwana ashobora kurera abana babiri
kandi nawe ubwo akiri mutoya hari ko yabitekereje, kandi umwana wanjye yakundaga nyirakuru cyane turamumuha. Ndavuga ngo umwana umwe muri abo bana babiri bakuru, umwe yavutse mu kwa karindwi undi avuka mu kwa munani. Umva nasamiye ku kiriri, umwana yari afite amezi 4. None urumva yari afite umubebe mutoya, ariko mfite umukozi w'umuhungu wankoreraga ko umwana njye naramwigumaniraga. Ndabyibuka umugabo arangije ndamuhamagara ndamubwira Sheri rero, kuko yari yaramenyereje ko iteka avuye mu kazi aza akancaho tugatahana. Ndamubwira nti rero umfashe uyu munsi utahe kare, ndumva nameze neza, ndumva naniwe, ndumva nshaka gutaha kare nkaryama. Icyo gihe nyine ntiyataha kare, ariko ansezeranya ko ari buze. Bigera nko mu masaha 6 z'ijoro nkamuhamagara wapi, nkamuhamagara wapi nazi. Ubwo rero bigera mu masaha 8 y'ijoro, nkiza byane bya gatotsi k'ababyeyi ndasinzira. Nafite umukozi nyine w'umuhungu araragama aho ngaho, ariyiranja aryama ku ntebe yabagama aho ngaho nyine aho twakoreraga. Ngiye ndyama kuri matera yo muri comptoir aho twacururizaga, ndasinzira. Umugabo aje ajya mu rugo, arabizi neza ko atanshiyo. Ageze mu rugo arambura, ambuze, araza ansanga aho nkorera. Maze ko ansanga ndabyibuka, hari nagiye kumva njye nta nubwo namenye igihe yinjiriye, kumva yakomanze umukozi niwe wamukinguriye. Njye nakanguwe n'imigeri gusa, nagiye kumva mvumure kushotagura imigeri. Arankubita, nabwo icyo gihe arankubita, abayobozi babo barahurura, abantu muri ako gasantere barahurura, arankubita. Icyo gihe ndabyibuka narirukanse asa n'umuhunga ngo ahantu mu kintu cy'icyobo mpetse umwana. Naguye mu cyobo ku buryo naranavunitse icyo gihe. Mbona ubuzima bwo gukubitwa bubaye bubi, burakomeye. Ariko ndihangana, ndaguma ndihangana kuko numvaga nshaka kubaka. Abashuti banjye bose ba hafi bakambwira umugabo azakwica, uzamureke. Ibintu rero byose bambwiraga rimwe na rimwe narabyumvaga nkahukana, harimo n'ubwo bwana. Ubundi bakabimbwira nkumva nikundi umugabo wanjye nkagaruka. Ndangije rero icyo gihe yarankubise, icyo gihe akubita n'uwo mukozi wankoreraga. Ikintu cyo gukubitwa noneho kiragenda kiba aho utuye, aho ukorera, aho uvuka. Ko wa mukozi nawe twari twamuhawe n'abantu twari duturanye iwacu muri quartier. Mbona ikintu cyo gukubitwa kibaye serious. Ndangije rero ndataha, ubwo ndavunaguye, ndataha gukubitwa ko byari byarabaye ikindi kintu. Mu rugo bigeze aho hagati ibi bintu ntabwo bizavamo pe. Noneho muri iyo minsi muregera abashuti bacu, ari couple imwe y'abashuti bacu, ndabizi nayo izareba kino kiganiro, ndabizi cyane izakireba kuko ndabizi tubifitanyeho amateka aho hantu, barahazi. Noneho tugenda tugiye kuganira n'umugabo kugira ngo twiyunge. Turagiye dukoresheje inkoko, dukoresheje amafiriti nk'amakopura 2 yasangiye, ingo 2 zigendanira. Turasangiye, turariye, turanyweye, turishimye, tugiye gusabana imbabazi kuri icyo kintu cyabaye. Umugabo sinzi akantu twapfubiranyeho, ahita duta mu kabari, antana na Yakubure. Bantu Imana ibaha umugisha, ndabashimiye. Bararebye nabo ntibanta mu muhanda, baramfata baramerekeza bangeza mu rugo, kuko twe twasingiye hafi y'iwacu mu rugo aho mvuka, hariya Kicukiro nyine. Bangeza mu rugo batekereza mama bibaye, ati rero aba bantu ni nk'abasazi, twagiye tugiye gusangira, twagiye tugiye kwiyunga, barangije barashwanye, umugabo ataye umugore. Mama arumirwa, baranyakira, ndaryama. Mu rugo bari barabyakiriye, inkuru yacu bari barayakiriye. Nuko ndangije ndaryama, gitondo ndongera ndicyura. Ntari umugore umenyereye gukubitwa, mwahukana, anicyura. Narahukanaga nkicyura, nanaboneraho gukomeza abagore bari guca muri ubu buzima. Imana ijya ibaba bugufi, kuko urugo ni ishuri. Urugo ni ijuru rito,
kandi urugo ni umugisha. Abantu banyura muri ubu buzima bwo gukubitwa, bwo kubabazwa, bwo kwahukana, bwo kwicyura, umugabo ntaze kugucyura bikakuyobera, ugafata icyemezo cyo kugenda ukisubizayo. Imana ibabe bugufi, ko izi ntambara mu isi ziba zihari. Kandi n'abadaca mu buzima nk'ubwo, Imana ikomeze ibubakire, ibahagarareho, kuko igikomere cy'urushako nicyo kintu cya mbere gituma uba nk'umusazi mu mutwe. Aho hantu harangoye cyane, ndicyura ngeze mu rugo. Byari nk'ibisanzwe, byari bimeze nko gukina ikinamico niko navuga, cyangwa filime. Umugabo yavuye ku kazi araza ansanga mu rugo. Imana ihereza umugisha umushuti wanjye umwe watumye nkizwa icyo gihe, hari 2009 yasengeraga muri ADEPR mu Gatenga. Yari n'umujeni Mariya, ari umugeni, arankomeza anyigisha gusenga. Yabonye intambara mfite n'ibigeragezo ncamo, abona nta kindi kintu cyangirira umumaro usibye kwegera Imana, usibye gusenga nkakizwa. Anyigisha gusenga, ndabyibuka naragiye tujya mu Gatenga. Dusenga amasengesho iminsi 3, ariko nayakoraga ntaha. Umugabo yajyaga ku kazi, nanjye nkajya gusenga, yajya ku kazi, nanjye nkajya gusenga. Umunsi umwe rero njya gusenga, nsanga yananze mu rugo, ariko nawe nabimubwiye ko ndi mu masengesho. Yananze mu rugo. Icyo gihe yarankubise, mba ndihebye, ndavuga se Mana, ni gute naba mvuye imbere yawe, mvuye gusenga nkanakubitwa? Ubuzima bwo kwihangana icyo gihe nabonaga nyine noneho bwanze, nubwo gusenga Imana kugira ngo mbone amahoro nkabona nako buranze. Nkumva n'ubuzima bwunkomereye ku buryo nibazaga ese iki cyakorwa kugira ngo mbone amahoro mu rugo. Nuko birangiye ndamubwira nti basi ubwo tunaniranywe kanigendere, ndabona byanze. Hari ahantu ugera ukabona ibintu biraza, ukabona imbaraga zawe ziraza. Wibuke nari mfite imyaka 17, urumva nari maze kugira icyo gihe 19. Imyaka 19 afite abana 2, nta muvandimwe n'umwe ngira nabwira ikibazo cyanjye. Numvaga nyine ari ubuzima bunkomereye. Nibwo icyo gihe noneho nasubiye mu rugo njya kuba iwacu. Urumva amagambo yari menshi, ku musozi umuntu abavukaho, abakuvuga. Hari n'ukuntu wenda barakuze abantu bavuga kuri kirara, wenda wananiranye, umuntu nyine akagucira imanza, akagufata uko utari, akakuvuga uko utari. Noneho wagira n'umwaka rero ugasenya, wagira umwaka ugasenya, urugamba rukaba urugamba. Icyo gihe rero nagumye mu rugo. Nabwo nyuma hari noneho we nimba yarabonye noneho bikomeye, ageraho aza kundeba n'abashuti be. Yaba uwo muntu yari akiriho nkaba umutunzi, ntari kuzamugabira inka, kuko yambereye inshuti. Icyo gihe yazanye n'umushuti we, baranyura bansubiza mu rugo. Icyo gihe baraje kunyura, noneho nsubira mu rugo numva noneho nanjye mbaye umugore mwiza, numva afite icyubahiro cy'umuryango, numva afite icyubahiro cy'umugabo. Ni iki noneho mu kunyura tujyana n'akakana kanjye kabaga mu rugo. Nuko muri iyo minsi turakomeza turabana, yanze irubakwa, tugenda dutera imbere, nyine turushaho gutera imbere kuko n'ubundi twari dufite ubuzima bwiza mu by'ukuri. Ubwo
turangije tumaze gusubirayo mu rugo, ndabyibuka nabwo nyine birongera biranga. Noneho byanze nahukanye mu by'ukuri nsiga abana. Nabonaga bimaze kuba indengakamere, buri munsi n'abana, buri munsi n'ibikapu, buri munsi iwacu, nkabona ni ibintu bigoye bimaze. Mbonye byanze nsubira mu rugo ndagenda. Maze kugenda nyine urumva ku ruhande rumwe uba ufite abashuti bakoshya, nanaboneraho kubwira umuntu wese ufite inshuti mbi ko yayihorera. Inshuti nyashuti ni kugira inama y'ibintu bizima byubaka. Nari mfite inshuti yanjye irambwira ati uracyari muto, nturagira n'imyaka 20, umugabo akwiciye kurwara, urapfuye ararimbutse urashize, niki cyatuma ubaho gutya? Uzabona undi. Kuko nakundaga abana banjye, nararyamye nyine numva ntabwo bimpaye amahoro kuba narasize abana. Nsubiye kubareba nsanga umugabo yazanye mushiki we niwe uri kubarera. Njya mu buyobozi Karembure aho hantu nyine muri ubwo buyobozi bwaho. Wenda hari n'abantu bazareba kino kiganiro bakibuka iyo nkuru ukuntu naburanye abana banjye. Ndababurana baravuga ngo ese urahamya neza ko ufite ubushobozi bwo kuzarera bano bana kugera ku myaka 7 ubundi ukazaba hase ibintu nk'ibyo. Ndabyemera. Mu by'ukuri ntabwo ari buhare ariko narabyemeye. Birangira nsinze abana barabama. Maze kwahukana ngeze mu rugo n'abo bana banjye, ndabyibuka umugabo urumva ibipapuro by'umutungo bimwe na bimwe urumva nari mbibaruyeho, ari nanjye ubaruza kenshi ibipapuro nyine ubutaka bwacu aho ibintu biri byinshi njye wabibaruzaga kenshi wasananditseho. Kumbi Rotipe yigira inama yo kuzagurisha, ariko abona ntiyagurisha ntamusinyiye. Arampamagara arambwira ati Jackie, rwose maze kubibona ko noneho nanjye nguhemukira, kandi mu by'ukuri ahantu hose twahataye ibaba, none ngwino tugurishe hano hantu, twimuke tujye ahantu batatuzi, tugura ahandi dutangire ubuzima bushya, sinzongera kubangamirana nawe. Mva nari n'umwana, naranagiye ndabyemera, nta muntu n'umwigishije inama. Cyakora nagishije inama ya nshuti yanjye yamparaga hafi, yaragimbwira iti umugabo ntazakwicira kurwara n'inda. Uwo ni nawe twajyanye tujya gusinyira umugabo. Ndagenda njya gusinyira umugabo, kumbe umugabo wifitiye izindi plan. Ndamusinyira, twari dufite anniversaire y'umwana, amereza 200,000. Arambwira ati ugenda ufite anniversaire y'umwana nimugoroba ndahagera. Tumva twaragurishije baramwishura njya ma 200,000. Numva kayandi tuzagenda kweshakamo ikindi kibanza handi hano tugatura handi hano. Numvaga ari bwo buzima nyine tugiye kuba. Umugabo arangije nsubira mu rugo, ndafeta nawe muri anifaraza. Bukeye mu gitondo haciyemo nk'iminsi 2, umumama twari duturanye arampamagara, arambwira ati ese ati umugabo wawe ko yimutse kandi ngo wanumvishe ngo mwaragurishije kandi hano maze iminsi mabona umugore yararongoye, ko yararongoye. Maze se yarongoye ryari? Arambwira ati nacyagere guza gusinya nuko giye utahansanze burya yari yararongoye, bivuge ngo wenda naje gusinya umugore ari mu cyumba ariko ngiye nabizi. Nuko cyangwa se yagiye n'ahandi hantu ku ruhande nabyo nzi. Uwo nabonye njye ni mushiki we, ako majyana ntabwo nagiye mu byumba. Mana mu ijoro nagize igikomere, ntekereza ibyo namusanganye inzu afite n'iyindi, yafite amazu 2. Nta kintu twari twarashakanye mvuge ngo twari twarabiruhiye, oya nabambeye. Ariko mu by'ukuri wenda nko muri uko gucuruza se urumva ntago wabura icyo ugura mu rugo. Nk'umugore wagura iyo firigo, wagura utuntu dukenewe. Hari ibintu byinshi naguze mu rugo nk'umugore, agura ibintu mu rugo yakora.
wenda nawe akagira ibindi agura nk'umugabo, hari ibyo twari dufatanyije. Rero imagine gutekereza igitanda bararagamo kuba kigiye kuramo undi mugore, intebe wicaragamo, buri kintu cyose cyari cyawe cyahawe undi. Urumva ko aho hantu hari hakomeye mu by'ukuri. Aho urwo rugamba naruciyemo, maze kurucamo, ndashimira Imana ko yahandengeje, kuko nari no gusara no kwiyakira byarananiye. Urumva nabayeho nibaza impamvu naba narabanye n'umuntu muri ubwo buzima, nkamwihanganira, nkahora mwiruka inyuma, nkamubabarira ibyaha bye byose yankoreraga, wenda nawe akambabarira ibyo namukoreraga, tukabana muri ubwo buzima. Yarangiza akanshakiraho umugore, akangurishirizaho inzu, agashakamo undi mugore. Ndahandi imbere y'Imana simbeshya, ko nawe kino kiganiro azakibona, icyo cyaha yankoreye azakinsabira imbabazi, kuko ntabwo yigeze akinsabira imbabazi. Cyarambabaje mu buzima bwanjye bwose, birarangira ndabyakira. Nyuma yaho rero nibwo naje kubona ko noneho umugabo byananiranye, ariko akadusura. Yaradusuraga mu rugo, yakundaga abana, akatugeraho, akaza agasiga amafaranga yo kurya, akansigira amafaranga. Yewe twaranatandukanye, hari ngarutse inyuma gato, hari igihe twize gutandukana tutaragurisha iyo nzu, hari igihe twize gutandukana ngarutse inyuma gato. Noneho kugira ngo twiyunge aza kundeba, arambwira ati ngambwira urumva ushaka iki? Ndambwira ndashaka akazi. Icyo gihe $1,2 million. Arambwira ati ngashaka icyo ukora. Noneho bari barambwiye ko i Bugande hari imikorere. Ndagenda nshinga restaurant irimo n'akabari i Bugande, ariko hano hafi aho bita Kabare. Turanajyana, tujya ku gashinga, twarajyanye, ibikoresho twabiguze turi kumwe. Muri njye nabwo mpitamo kujya gukorera kure, niyumvishaga ko nibura nitubana harimo ahantu hatari mu Rwanda tuzagira amahoro, kuko nawe nabibonaga ko byatangiye kuzamo ko yankundaga, nkabona yuko nawe ashaka ko tuzakomeza kuba umugore n'umugabo. Nuko umugabo rero singeze i Bugande nahahamburiza amahoro, nkajya kubona nkabona aje antunguye, yansangana n'umukiriya agakubita. Umva i Bugande narakubiswe nabwo ndakubitwe, nibwo noneho navuye mfata icyemezo ndavuga sasa ibi bintu birimo akarande, ntabwo bino bintu biteze kurangira. Nibwo noneho nafashe icyemezo burundu cyo kuba mu rugo, nkahaguma, mpita planinga yuko ntazasubirana nawe. Niyemeza kumva ko mu buzima ninjiyemo ngiye kuba mu rugo, bakandera n'abana banjye, ngakura, igihe cyagera nkazashaka undi mugabo. Aho niho nafatiye umwanzuro wo gutandukana n'uwo mugabo muri ubwo buzima bwo kuba yarankubitaga gutyo.